n'ababyeyi bafite abana bakiri muri Autism Rwanda bakirimo kwiga. On this panel, we have parents who have their children in Autism Rwanda who are still pursuing their courses. Yego, dufite n'ababyeyi bafite abana barangije amasomo muri Autism Rwanda bagraduatinze batangiye amashuri asanzwe. We also have parents whose children have graduated from Autism Rwanda and have joined regular schools. Okay. Tudatinze rero kadore kuri Emmy afite umwana ukirimo kwiga. Without further ado, let's welcome Emmy, who has a child in Autism Rwanda currently. Yego. Emmy iyo akenshi uhuye na abantu bagahita ukasobanura nk'umuntu ukambwira uti umwana wanjye afite autism cyangwa se niyo kwa muganga bakubwiye ayo makuru akenshi azari amakuru y'incamugongo. Reka duhere ku mbogamizi muhura nazo nk'ababyeyi bafite abana bafite autism. Emmy, please share with us the challenges you face as parents with children who have autism. Thank you very much. Urakoze cyane. Mu by'ukuri ntabwo arabara amakuru meza. Kuko kimwe cyo ikibimenya uri umubyeyi ucika intege kuko autism ntabwo ikira. To be honest, it's not good news. As soon as you get this information that your child got autism, it's discouraging. Ikindi muri societe yacu y'abanyarwanda cyari nk'ikintu gishyashya ngewe ku bwanjye by experience mbimenya bwa mbere cyari ikintu gishyashya. And in my experience, this was something new, a new situation. Rero birakugora biravuna kumva ko umwana wawe ari umutiste rimwe na rimwe nta nubwo umuntu akubwira ko ari umutiste. It's challenging to accept that your child is autistic. Yes. Uyu bakibikubwira bakubwira ku bwanjye reka mvuge ku bwanjye kuko nkibimenya bwa mbere namenye kwa muganga yari amaze kwirukanwa mu mashuri abiri ntavuga amazina ahangaha ariko amashuri meza mu Rwanda. When I learned that my child has autism, my child has just gotten chased from 2 schools which I cannot mention today. Yes. Icyo gihe nibwo natangiye gutekereza njya kwa muganga naho ntibambwiye amakuru ari exact amakuru nayamenye mpuye na Rosine. I immediately took my child to the hospital and I didn't get the exact information. I came to the right information after meeting Rosine. Hanyuma rero ubwo mbimenye nanjye nkora research ambwiye ibyo ari byo njya kureba ibyo ari byo. After meeting Rosine, I also did my own research to learn more about it. Yes. Mbere yandi makuru rero nari namaze kubimenya ku giti cyanjye hanyuma n'abandi noneho rero bambwira ibyabo kandi bica intege mu by'ukuri bitari byiza. So iyo rero umuntu akubwiye ibintu bibi normally nawe ujya hasi. After learning that, I also had testimonies from others. And all I had was discouraging news. Urakoze Emmy. Claudine, abana bafite autism bafite n'ukuntu no muri societe ntabwo abantu bari babakira ntabwo abantu ntabwo sorry nizere ko mwe muranyumva abantu ntabwo barabakira abantu bafite autism bimwe namwe baracyavuga ko ari abana bafite amagini barozwe dufite ukuntu nyine muri societe tutabumva neza nkuko twumva abandi bana. Ese mu rugo umwana ufite autism ariko ujya ku ishuri atandukanye gute noneho n'umwana ufite autism ariko utaratangira kujya ku ishuri mubona izihe mpinduka? As we know, our society is not yet welcoming to autistic children. And I would like you to tell us what's the difference between a child with autism going to school and the one with autism but who is still kept at home. What's the difference? Murakoze. Njewe uwanjye akiva muri autism yarafashijwe muri autism atera imbere biba ngombwa ko ajya mu kindi kigo cy'ahandi.
amahirwe nagize nuko iyi awareness ibaho, ikigo nagiyemo nagize amahirwe nsanga autisme barayizi. Headmaster wabo niwe wadufashije, avuga ko ayizi no muri famiye bafite umwana w'umuautiste. Ibyo biramfasha, agenda gusensibiliza abarimu ngo uyu mwana uje hano n'umwe wenyine mu kigo ufite autisme. Baramufasha, ariga, aratsinda, ubu ari muri P1, yagiye ari muri top class. Ariko haba hari imbogamizi, abarimu bose ntago babyakira kubera kuderanja, guhaguruka uko yiboneye, nyine utuntu tw'abautiste ntago babyakira. No guhorana ibirego bya buri kanya, umwana yanze kwandika, umwana arasohoka, umwana araririmba, umwana mbese bikaba nyine ibyo ngibyo. Nkababwira nterega tugende gake, azakosoka, amanota ye azaza nyine atwereka uko amerewe ubu ngubu. My child was lucky to be in Autism Rwanda, and after joined another school, Legura School, whose headmaster understood well the autism case and would sensitize teachers to cope with my child. But not every teacher was capable enough to handle this situation. But we are still waiting for the results to see how the child is improving now in a regular school where he is. Yego, Sidi, hari ukuba umwana yajyanye n'abandi bana ku ishuri, akaba yatangiye ishuri risanzwe, yatangiye kwiga bisanzwe n'abandi bana. Mu rugo mubona izihe mpinduka iyo umwana yatangiye ishuri n'abandi ariko mubizi neza ko agifite autisme, mukimutwara kwa kundi mubona hari izihe mpinduka cyane cyane mu rugo? Cyril, tell us, after taking your child, an autistic child, to school, what changes do you notice? Murakoze. Impinduka ushobora kudahita uzibona mu gihe gito cyane gishoboka. You may not notice improvement immediately. Kuko nkanjye uyu ni wo mwaka wa mbere donc yize hanze nyuma yuko amaze imyaka 7 muri Autism Rwanda. It's the first year in a regular school after 7 years in Autism Rwanda. Ariko hariho ibyo ubona nanone, hari difference ubona umwana uvuye iyo yiganaga n'abandi bana hariya kuri Autism Rwanda, bakaba barageze ahantu graduating nyine bakavuga ati ubu ngubu yajya hanze. Iyo agiye hanze amashuri asanzwe aba agiye ku interactinga cyangwa kwirirwana n'abandi bana bafite ibintu bamurusha byinshi, bavuga neza. Ikimenyetso cya mbere ubona nuko utangira kubona nawe communication ye yiyongereye, kuko kwiriranwa n'abandi bana bavuga neza bisanzwe biramustimulatinga, ugasanga nawe utangiye kumva amagambo ye yiyongereye. And what I notice when a child graduates from Autism Rwanda and joins a regular school, meets other students, regular students who can communicate better, and that pushes him a little to try to reach and improves his communication. Hamwe n'ibindi bitandukanye ubona yuko nko mu rugo hari imyitwarire nyine ubona igenda ihinduka bitewe n'ama-activité babona ku mashuri. Amashuri yose ntabwo ahuza activité zitandukanye. Hari aho agera ku ishuri rero rindi rishyashya ukabona mu ma-activité akora ku ishuri hari icyo bimufasha no mu rugo, ukabona mbese yatinyutse abantu, yatinyutse nk'umwana. Akenshi ufite autism usanga iyo mu rugo haje abashyitsi mu busanzwe ntago abasha kubafesinga wenda ngo abe yakwicarana nabo atuze, mbese avugishe n'umuntu amureba mu maso. Hari gutangira kubona rero ibyo bintu bitangiye kuza buhoro buhoro, kubera yuko deja ari mu kigo kirimo abana benshi cyane,
bikubye inshuro nyinshi aho yari asanzwe yiga. Ibyo bintu rero byanze bikunze bimumara ubwoba, ahari niba ariko navuga hari ukuntu bimutinyura gufacinga abantu no kuinterakitinga n'abantu. The activities from a regular school sharpen the child and improves his confidence, and his social skills improve as well, and he's more able to interact with people, to cope with a situation where he's facing so many people, and the eye contact also improves, and many other social skills. Muri make ni nk'ibyo ngibyo navuga. Muri make birashoboka ko umwana ashobora kwigana n'abandi ubuzima bugakomeza nubwo yaba yaratangiriye mu mashuri ya autism. Burakomeza rwose, nko ku rugero nko ku wanjye aho yagiye kwiga ni systeme itandukanye cyane na systeme dusanzwe tumenyereye inaha, aho usanga umwana asa nk'aho ari we wikoresha ibintu byose, wiyigisha izo curriculum ziteye gutyo zaraje mu Rwanda. Yego abafite abarimu, ariko usanga ibintu byinshi atari kumwerekera gusa, agera aho ngaho kandi akagenda kuri PC cyangwa ku rugero rwe, ku buryo ushobora gusanga nko mu gihembwe gishize ripoti, mbese cyo nakwita ripoti y'igihembwe, banamuhembye nk'umuntu wapafominze neza muri classe ye, wapafominze vuba. My life goes on regularly, and from my children experience, my child has been improving, and the school promotes child-centered activities. They try to follow his pace, and recently performed among the top performers, who like a fast learner. Ariko ibyo wenda nsoza, ibyo nanone biterwa n'ingamba ayo mashuri ari inclusive abana bajyamo aba yarafashe. It all depends on the measures taken by the inclusive schools that our children join. Aho ngaho no gushima cyane bene ayo mashuri, kuko kwemera no kubakira ni ikintu cyiza, ariko baranashyize imbaraga nko mu guhugura abarimu babo kugira ngo bajye babasha no kumenya uko bahandoringa abo bana bafite autism, kuko baba bamenyereye abana basanzwe, ariko bakamenya n'ukuntu babahandoringa, bakadetekita hakiri kare uburyo umwana aho afite imbaraga, bikaba byashoboka ko bamusunikira muri iyo nzira, bigatuma umwana yihuta. And I would like to extend my gratitude to all the schools trying to be as inclusive as possible, and to train the teachers to be able to handle special needs children like mine. Yego. Urakoze. Sera umwana aracyari ku ishuri, aracyari mu kwiga. Yego. Izi robo bamaze kutwereka mu kanya, Your child is still in school. urabona zizafasha iki cyane mu myigire y'abana bakirimo barafata amasomo de base y'abana bafite autism? How do you see what's the impact of the activities helping these children with autism? Jewe mfise umwana ari muri Autism Rwanda, agiye kuzuza imyaka 8 muga atarashobora kubasha kuvuga. Igihe nabona zirya robo narya ma tablet, nagize icizere cyane, nagize sport cyane, kubera abana bafite autism n'abana iyo bakunda ama écran, kandi iyo bari ku ma écran ubona yuko bafite attention, bashobora gutekereza bagatekana. N'abana iyo batekanye, iyo bari stable, biga vuba, bafata vuba, kuko bafite iyo potentiel yo gufata vuba ivyo beretse, bagashobora kubikora neza iyo bari stable kandi iyo bari concentre. Rero zirya tablet narya amarobo azoshobora kubafasha kwiga neza, yongere anastimule nko ku bana bataravuga, azogerageza cyane gustimula langage yabo bashobore kuvuga. Murakoze. My child is 8 years, still in autism, and what I've realized is that our autistic children, when given a comfortable and welcoming environment, they can learn quickly, and I think these robots are going to stimulate even more their speech capabilities. Urakoze. Emi, turi kugana ku musozo w'iki kiganiro. Emi, mbere yuko tusoza kino kiganiro ndagira ngo tubwire ese
ukurikije ubwinshi bw'amashuri dufite hano mu Rwanda ya autisme, ubona ari iki musaba Minisiteri y'Uburezi cyane cyane abafite uburezi butoya mu nshingano, ubwo ni REB? Amy, please tell us what would you request from the Ministry of Education in relation with schools that we have in Rwanda according to how to support autistic children? Thank you. Icyo nasaba REB, My request to REB, n'ubushize twabivuzeho, reka mbisubiremo neza noneho. I would like to repeat this. Yashyira curriculum mu mashuri ari ayasanzwe kuba graduatinga, kubera yuko ntabwo ariko bose bakomeza. Ngira ngo bagenzi banjye ntabwo babivuze, hari abagerayo bakagaruka. So biramutse REB ishyize mu mfashanyigisho zayo no mu mahugurwa, igashyira amahugurwamo imbaraga ku barimu baturerera abana. I would like to request REB to create a special program and put more effort in training teachers. Ikibazo ntabwo ari umutiste. The problem is not an autistic child. Ikibazo ni umubyeyi n'umurezi utabasha sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko kubana n'umutiste ni ukwiyadabuta ku byo ashaka. The problem is the failure of parents and teachers to adapt to the situation of autistic children. So REB rero icyo nayisaba ku mashuri yacu ni uko nk'uko aba bavandimwe badufashe ba Lions yashaka imfashanyigisho zijyanye n'abautiste kandi igashyira amahugurwa mu barimu kugira ngo nabo babanze bumve abautiste ni abaki, abautiste babaho gute. Ntabwo umutiste niba agiye muri direction mubuza kuyijyamo, ahubwo ujyana nawe ukamufasha kuyigendamo neza. Iyo ari mbi yageze imbere uramugarura kumva, ariko iyo umuhagaritse, ku rugero nk'umwana wanjye umuhagaritse, biba ari ikibazo, kuko icyo gihe murarwana niba ushaka inzira ye agomba kugendamo. Rero REB iramutse ishatse imfashanyigisho n'amahugurwa ku barimu, cyane cyane uyu munsi ku mashuri ya autisme dufite, atari rya Autism Rwanda n'ayandi, ndetse n'ayasanzwe, kubera yuko abana bacu bava aha ngaha bakajya kwiga mu mashuri asanzwe, ariko usanga kubera ayo mahugurwa adakomeye n'abantu batazi autisme, abana baragaruka kubera yuko umutiste yagize ikibazo, niyo cyaba ari umunota umwe, umunsi urangira nabi. So nibaza ko imfashanyigisho ari cyo kintu gikomeye zikurikiwe n'amahugurwa ku barezi. Yes. My request to REB is to create a special needs curriculum that is helpful to autistic children and enough training to the teachers who are ready to support them, keeping in mind that an autistic child does not need confrontation but proper guidance. Mbere yuko tugenda Claudie, avuze ibyo basaba inzego z'ubuyobozi cyane cyane abafite uburezi mu nshingano. Nk'umuntu nk'umubyeyi ugifite umwana uri murafata amasomo y'abautiste, wowe nk'umubyeyi noneho ufite umwana wiga mu ishuri risanzwe, niki usaba izi nzego z'ubuyobozi? After the request from education institution, as a parent, what would you request from the government institution as well? Murakoze. Thank you. Ndungamo rya Kagame. I would like to emphasize what Kagame has just said. Nka Minedike ko yadufasha abarimu bari mu mashuri asanzwe bakamenya autisme niki. Would like to request Minedic to educate teachers in regular schools so that they can know how to handle our children. Kugira ngo bakomeze amasomo yabo nabo bazagire ikintu bigezaho ejo hazaza. So that they can properly handle children with autism and support them to achieve their goals of the future. Nje nkumva Autisme Rwanda, autisme tuyimenya, twamenye Autisme Rwanda. Hari umuntu waje gutyo arayigisha arayimenya, ari we umuyobozi wa Autisme Rwanda. Numva nka Minedike imuhaye imbaraga
akaba yagira ikigo kikazamuka, nimba umwana avuye ku rugero runaka agakomeza akazamuka, nawe akaba yagira ishuri wenda ry'aba autisite ariko rifite na segonderi. Birashoboka tubimufashijemo, Mineduc ibimufashijemo n'abandi bose. The first time I got to know autism is when I met the leader of Autism Rwanda, and if she can be properly supported by the ministry so that Autism Rwanda can have even upper levels, that will be very helpful. Murakoze Cyrille, Claudine, Sierra na Kagame, mwakoze cyane. Ubwo rero abafatanyabikorwa muri hano, Thank you, dear panelists. I think the partners present here, yaba Minisiteri y'Uburezi, abayihagarariye, yaba ambasade, ama NGO, umwanya n'uyu be kugira ngo it the mukorane na Ministry of Autism Rwanda. Education, different NGOs represented here, the Embassy of France. Yego kugira ngo tuzabone graduation nyinshi n'abantu basuye mu buzima busanzwe nka Brice. Murakoze cyane.